Amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikiye muri uyu mwanya. Uyu ni wa mwanya mwiza wa Foodline, aho tubategurira byinshi bitandukanye ku biryo tugenda dufata bigiye bitandukanye. Ukamenya akamaro kabyo n'impamvu ukwiriye kubifata ndetse n'ingano y'ibyo ukwiriye gufata kugira ngo bitaba byinshi cyangwa se ngo bibe bike mu mubiri wawe. Niba utarakora subscribe, mbere na mbere yikore kugira ngo uzakomeze kuryoherwa n'ibiganiro tugenda tubategurira. Uyu munsi twabateguriye kuri pome cyangwa se apple bitewe n'ururimi bivuzemo, akamaro kayo ndetse n'impamvu ari ngombwa kuyifata. Byaba byiza ugiye uyifata rimwe ku munsi kuko hari imvugo ivuga ngo pome imwe ku munsi yakurinda kwa muganga. Bivuze ko pome ari nziza ndetse ikaba ingenzi mu mubiri wacu mu buryo buhoraho ndetse mu buzima bwacu bwa buri munsi. Pome ni nziza cyane. Mu myaka irenga 750 ishize nibwo muri Aziya yo hagati mu gihugu cya Kazakhstan havumbuye imbuto za pome mu ishyamba. Nyuma y'icyo gihe nibwo imbuto za pome zatangiye gukwirakwira no mu bindi bihugu, aho nko mu 300 mbere ya Kristo zatangiye guhingwa mu Misiri. Naho muri 800 nanone mbere ya Kristo Abagiriki nabo batangira kuzihinga. Nanone kandi muri 200 mbere ya Kristo Abaroma nabo batangiye kuzihinga, ndetse zakomeje gukwirakwira aho zageze no muri Mexique ndetse na Amerika y'Amajyepfo. Pome rero ziri mu moko arenga 2500 ku isi hose, aho muri ayo moko 2500 abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amenshi muri ayo moko atandukanwa n'uko agaragara, ubwo ndavuga nko mu mabara yazo, aho ushobora gusanga pome zisa umuhondo, icyatsi, umutuku, umukara ndetse n'izindi zifite amabara agiye avanze. Muri ayo moko yose atandukanye, ubushakashatsi bwerekanye ko pome zose zihuriye ku kuba ari ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu, ari naho havuye ya mvugo ivuga ngo pome imwe ku munsi yakurinda kwa muganga. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye, twabateguriye akamaro ka pome mu mubiri w'umuntu, impamvu ari ngombwa kuyifata ndetse n'icyo ifasha mu mubiri wawe. Ibi ni bimwe mu byo pome imara twabateguriye. Icya mbere, kurya pome bituma amenyo aba umweru kandi biyarinda uburwayi. Pome ntiyasimbura uburoso bw'amenyo, ariko guhekenya pome byongera amacandwe mu kanwa, bikarinda amenyo kumagara, bikanagabanya za mikorobe. Ikindi, kurya pome birwanya indwara ya Alzheimer. Ubushakashatsi bwemeza ko kunywa umutobe wa pome birinda gusaza k'ubwonko, ariyo ndwara ya Alzheimer. Ikindi, kurya pome birwanya indwara ya Parkinson. Ubushakashatsi bwerekanye ko kurya pome birinda uburwayi bwo kwangirika k'uduce tw'ubwonko. Ikindi nanone, kurya pome birinda kanseri. Umuntu urya pome ku buryo buhagije aba afite amahirwe angana 23% yo kutarwara kanseri. Kurya pome nanone byongera amahirwe yo kutarwara diyabete. Abagore barya pome nibura imwe ku munsi baba bafite amahirwe 28% by'amahirwe yo kutarwara diyabete z'ubwoko bwose. Urumva rero ko pome ari nziza ndetse ikaba ingenzi ku mubiri wacu. Ikindi, kurya pome bigabanya cholesterol. Fibers zigize pome zivanga n'ibinure mu mara, ibi bikagabanya cholesterol, bigatera ubuzima buzira umuze. Pome irinda uburwayi bw'umutima. Ubushakashatsi bwerekana ko kurya pome ibikungahaye kuri fibers bigabanya cholesterol mu maraso. Iyi iyo ari nyinshi itera kuziba kwa tumwe mu tuyoboro tw'amaraso, bigatuma amaraso atagira neza ku mutima. Nanone kurya pome bituma umuntu yituma neza. Pome irinda ibibazo byose umuntu yahura nabyo mu kwituma bikomeye, nko gucibwamo cyangwa se constipation. Kurya pome birinda uburwayi bwo mu nda, kubabara mu nda, kurwara diare, constipation n'ibindi bibazo byo mu nda umuntu yahura nabyo. Pome igira akamaro mu kubirwanya. Kurya pome nanone birinda hemorrhoide. Hemorrhoide ni uburibwe buterwa no kubyimba kwa tumwe mu tuyoboro tw'amaraso tw'igice cy'ikibuno. Kurya pome rero birinda ubu burwayi cyane. Kurya pome birinda guhindagurika kw'ibiro. Ibibazo byinshi by'uburwayi ahanini biterwa n'umubyibuho ukabije, uburwayi bw'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso n'izindi ndwara. Kurya pome rero birinda guhindagurika kw'ibiro by'umuntu.
Kurya pome byongerera umubiri uburinzi. Pome zitukura zikungahaye kuri antioxidant yitwa quercétine. Iyi ikaba yongera umubiri ubushobozi bwo kwirinda indwara cyane cyane igihe ufite stress. Pome ifasha umubiri wawe kwirinda uburwayi bwa hato na hato. Kurya pome nanone birinda ubuhumyi. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu barya pome bafite amahirwe 15% yo kutagira ibibazo by'ubuhumyi. Imimaro ya pome ni myinshi cyane nta wayirondora. Gusa kurya pome imwe ku munsi byakurinda kwa muganga. Ubyumve kandi ubyiteho. Pome ni nziza mu buzima bwa muntu. Ni byiza gufata pome mbere y'uko uryama, ariko nanone igifu cyarangije igogora. Potassium na vitamine B6 byose bifasha mu gusinzira. Ibirenzeho, pome ni isoko nziza ya vitamine C, aho nibura muri pome nini hasangwamo miligramu 10 z'iyo vitamine C. Iyo vitamine C rero ifasha mu gusinzira, aho ishyira isukari mu maraso ku rugero rwiza, ikagabanya umuvuduko w'amaraso kandi igatuma umuntu ahumeka neza. Ikindi gihe cyiza ushobora gufatiraho pome ni mu gitondo, nanone nyuma yo gufata ifunguro rya mu gitondo. Si byiza gufata pome igihe utariye. Mbere yo gufata pome ugomba kubanza ukayoza neza kugira ngo imiti iba yaratewe ikiri mu murima yose ishireho. Ibi bikorwa hakoreshejwe amazi menshi kandi meza. Ikindi cyiza cya pome wamenya ni uko ari urubuto ushobora kuriraho. Ubwo ndavuga ko igihe cyose uruguze cyangwa se urusaruye ushobora kurwoza neza nk'uko nabibabwiye, maze ugahita urufata ku kanya nta kindi kintu bigusabye. Ikindi ku bantu bidashobokera, ubwo ndavuga nk'abana batoya cyangwa se abandi barwaye badashobora kuba bahekenye iyo pome, ushobora kuyifata ukayibakoreramo umutobe cyangwa se ji, nayo bakayinywa. Abo nabo baba bafashe intungamubiri zingana n'uwariye pome mu buryo busanzwe. Pome rero ni nziza mu mubiri wacu ndetse ku buzima bwacu. Uko twagiye tuyibona ifite ibyiza byinshi ku buryo rwose pome ari nziza mu kurinda umubiri wacu. Niba wari ugeze iki gihe udakoresha pome, tangira uyu munsi, kuko bavuga ko kwirinda biruta kwivuza, maze wirinde za ndwara zose twavuze haruguru. Bibutse ko icyo duharanira ari ubuzima buzira umuze. Ndagushimiye wabanye nanjye kuva ino video itangira kugeza irangiye. Niba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe ngo uyikore, kuko hari n'ibindi byinshi tubateguriye byose byo kugira ngo duharanire ubuzima buzira umuze. Ndabashimiye cyane.